Blog Talk Radio. bakunzi baraditeme nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba turi ku itariki ya 26 Nyakanga umwaka wa 2020 ni Turayishimiye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi nk'uko bisanzwe buri wa kane w'icyumweru. Mu kiganiro cyacu uyu munsi rero turaza kureba iby'imirwano mishya yatangiye muri ntara za Kivu zombi, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ababikurikirana hafi bakavuga ko ishobora kuzana intambara ikomeye mu karere ndetse ishobora kurenga yenda aho ngaho irimo kubera ubu. Mbere y'uko ariko tuza kujya mu isesengura ndagira ngo ntangize inkuru y'akababaro yenda mwashoboye kumenya cyangwa batarayimenya y'urupfu rw'umuperezida wa gatatu wa Tanzania, Benjamin William Mkapa, wari urwariye mu bitaro bya Dar es Salaam, yamaze kwitaba Imana. Byinshi rero ntabwo tubizi, ni ibintu byabaye uyu munsi ndetse na televiziyo ya Tanzania ntiyatangaje byinshi, ubwo ejo tuzamenya icyo yazize ndetse na gahunda zindi zakurikiraho. Colonel Zuba Kamire ashobora kugirirwa nabi ndetse kwicwa azira ko yemereye madamu Robert Nyamvumba gusura umugabo we nyine ari we Nyamvumba Robert, ndetse bakanavuga ko namushikiwe ariko akaba ari urwitwazo. Ibyo rero bikaba ngo bishobora kumuzanira ingorane ndetse bakaba bamutabariza ko ashobora kurogwa kubera ko ngo yagaragaje ko adashaka mu nyangire yahaye uburenganzira umudamu wa Robert Nyamvumba uwo Kagame atashakaga ko surwa, ndetse si nawe gusa ariko n'abandi, ariko ngo yari yamushyiriyeho, bamushyize mu kato, banamushyiriyeho restriction nako atazigera asurwa na rimwe. Noneho we rero akaza kumuha uburenganzira bwo gusurwa nk'uko amategeko ya gereza abiteganya, ariko noneho bakavuga ko icyaha gikomeye atari cyo Robert Nyamvumba yakoze, ahubwo ari Kamire Zuba ariwe ufite ikibazo gikomeye ndetse ashobora no kugira ibyago akaba ashobora kwicwa. Ubushize nababwiye yuko Ambasaderi Gasana Eugene hari amakuru nari naguyeho yuko ashobora kuba arimo ategura igitabo, sinabitindaho na gatoya. Igitabo kizaba kigamije kuvuga byose nk'umunyamuryango w'imena wa FPR Inkotanyi ndetse n'umuntu wabaye hafi cyane ya Kagame. Iki gitabo rero naje kumenya ko koko ibyo atari impuha. Icyo tutazi gusa ni ukumenya ngo kizaza ryari. Ibyo rero nabyo tuzakomeza kubibakurikiranira. Birashoboka ko yenda n'iyi minsi yose yari amaze atavugana n'abantu cyangwa se itangazamakuru, yenda ibyo ari byo yarahugiyemo. Ubwo rero tuzakikurikiranira hafi uko bishoboka kose, ndetse tukaba twaratangiye gushakisha uburyo nawe twamuvugisha kugira ngo akonfirme aya makuru. Ubwo rero mu minsi itari ya kera nkazagaruka ahangaha mbabwira iby'icyo gitabo niba ari impamo ndetse n'igihe mushobora kugitegereza. Gusa ababivuga bavuga ko kizaba kirimo amabanga menshi cyane ajyanye n'imikoranire ye ya hafi na Kagame. Iki gitabo rero aba nibaza ko buri munyarwanda wese azifuza kumenya ibizaba bigikubiyemo. Hari impamvu magana zagombye gutuma Kagame atagomba gushyira ibyishimo bye
ibyo kuvuga ngo yabaye sekuru w'umuntu kuri murandasi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Kwishima byo birakwiriye, ariko akabikora mu ibanga. Akwiye kwishima kubera ko umukobwa we yabyaye, kandi natwe rwose tukaba tugira ngo umwana w'umunyarwanda azakure adafite imico nk'iya sekuru ndetse na nyirakuru. Icyo rwose nk'umuntu wese ukunda u Rwanda yabimusabira, ariko ntawananirwa kuvuga ko cyari igikorwa cyiza cyabaye kuri ruriya rubyiruko rwibarutse umwana, kandi mu by'ukuri ari nabyo byatumye banarushinga. Ibyo ntabwo ikibazo rero ngiye mfite cyangwa ndi butindeho ari ikibazo cya Ange na Bertrand Ndengeyingoma, ahubwo turaza kureba impamvu Kagame adakwiriye kwishima cyangwa se kunezezwa nuko umwana we, kunezerwa akwiriye kunezerwa, ariko atari ukuvuga ngo aranezerwa aho tuva, atagomba kubivuga ahubwo agomba kujya iwe mu cyumba, genda muri salon n'umuryango we, bakanywa champagne, bagahamagara n'inshuti zabo za hafi, nabo bafatanya kwica abantu bakanezerwa, ariko ntabishyire kuri murandasi, kubera yuko bamwe barabisoma bakagira iseseme, abandi bakagira agahinda, abandi bakavuga ati se uyu ni umusazi, ntabwo ibyo akora abizi. Ibyo rero turaza kubigarukaho mu kanya dutangiye ikiganiro cyacu, ariko turaza gutangira kuri aya makuru yo muri Kongo, aho intambara itangiye guca ibintu. Kamara ninde wakwirengagiza abo bangana, ninde ubona amahari hari inzira nyayo. Ikaze muri studio zacu rero, mpere ku makuru y'intambara ku bantu bamwe bakinjira muri studio zacu. Nari maze kubabwira iby'urupfu rwa Benjamin William Mkapa witabye Imana uyu munsi, ariko akaba amakuru menshi utarayamenya icyo yazize. Yararwariye mu bitaro bya Dar es Salaam, ni umuperezida wa gatatu wa Tanzania nyuma ya Kambarage Julius Nyerere na Ali Hassan Mwinyi, ndetse Mkapa akaba ari waje kumukurikira, none yitabye Imana uyu munsi. Mbere gato yuko tujya muri studio nibwo twabonye ayo makuru. Imana rero imuhiruko ridashira, andi makuru ajyanye no gupfa kwe n'icyo yazize tukazabigarukaho mu bindi biganiro, cyangwa se muzaba mwabintanze namwe ku mbuga nkoranyambaga. Ni umugabo wagize uruhare rukomeye cyane mu biganiro by'amahoro hagati y'abari bahanganye mu Burundi, ndetse agafasha kugira ngo aho ubwumvikane bagasinya amasezerano y'amahoro. N'uyu munsi aracyakomeza hirya no hino kugerageza gufasha abantu bashyamiranye. Ni umuntu ukunze kugaragara mu bintu birimo amahoro, kugira ibiganiro by'amahoro. Akaba rero yagiye nawe
abantu bavuga ko byari bitunguranye kuko ntabwo iki ari igihe yari gupfira, yari agikora agikomeza akazi ndetse ubona ko atari uwo gupfa. Imana imuhiruko ridashira. Mukapa wasezeye ku isi y'abazima uyu munsi ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Ndagira ngo ngaruke kuri inkuru nyamukuru yacu, ni inkuru y'imirwano yubuye muri Kivu zombi. Kivu zombi ubwo ndashaka kuvuga Kivu Nord na Kivu Sud, Bukavu na Goma, muri ibyo bice ku bashaka kubyumvira mu mirwa mikuru yabyo. Iyi mirwano yabaye, reka mbanze mvuge yenda yabaye muri Nord Kivu y'umutwe wa M23. M23 iravugwa cyane muri ino minsi ko yubuye imirwano. Ibinyamakuru bitandukanye biravuga ko M23 yateye ibirindiro bya FARDC biri mu bice bya za Rucuro hafi y'Ikirunga Mikeno na Birunga nyine muri rusange. Ariko itangazo rya M23 ku bantu bumvira ingara rirahakana rivuga ko barahari ariko ko batigeze batera ingabo za FARDC. Amakuru amwe akavuga ko hari abasirikare 3 bapfuye, abandi bakavuga ko ari umusirikare umwe, ndetse akaba no gushidikanya ko imibare yenda ishobora kuba idahuye n'ubukana bw'intambara yari ihari, kuko bavuga ko harimo n'intambara harimo hakoreshwa imbunda ziremereye ziriya ngo zifite z'ubwoko za 12 cyangwa 12 mm ndetse na anti cyangwa se anti-aircraft. Izo rero bakavuga ko ntabwo intambara yatumye hakoreshwa izo mbunda z'ubwo bwoko zaba zagwamo umuntu umwe cyangwa babiri gusa, ariko abanyekongo na societe civile bo bakemeza ko iyo mirwano yari ikomeye ndetse ko ashobora kuba hangiritse byinshi. Kugeza uyu munsi tuza ahangaha muri studio nabaga ntarabona itangazo officielle rya igisirikare cyo muri region militaire ya Goma, ariko dufite itangazo ry'umuvugizi wa M23. Reka tubanze turishyireho ndabasobanurira muri make icyo rivuga, ariko iri ni itangazo riri mu rurimi rw'Iringala. Bandeko nanga bakongolais mbote na bino bipai binso bozwami. Ezali bongo ngai colonel Jean-Paul Epenge, porte-parole ya mouvement du 23 mars M23. Nalingi na confirmer bino boye. Ba combattant na biso ya M23, une grande partie tozali bongo na territoire ya Ruchuru. Je répète, général Makenga na une grande partie ya ba combattant na biso ya M23 bazali bongo na territoire ya Ruchuru. Mais tozali na territoire ya Ruchuru na position moko inoffensive. Toza ko bundate. Ba makelele onyo so bozoyo kana ba réseaux sociaux ezali bongo ya lokuta. Biso mouvement na biso M23 et signaki ba accord na gouvernement de la République, tozali bongo ko soutenir président Félix Antoine Tshisekedi. Tozali ko zela bongo pona application ya ba accord o to signaki le 12 décembre 2013 na Nairobi. Soki bozali koyoka nungu à gauche à droite que bato M23 bazali ko attaquer bato na Ruchuru, tozali ko bundana bandeko na biso ya forces armées de la République démocratique du Congo ezali bongo lokuta, mais tozali sur le territoire ya Ruchuru. Yango communication na lingaki na ebisa bino, yango communication mouvement na biso pe ezali koloba. Merci beaucoup. Ndagerageza kubasubiriramo. Ezali bongo ngai colonel Jean-Paul Epenge. Ngoni colonel Jean-Paul Epenge ni wari Epenge. Akavuga yuko hari abarwanyi ba M23 bari muri Ruchuro ngo ni General Makenga na une grande partie ni benshi ngo ndetse n'abasirikare yavuze ko ari abajenerali Makenga bari muri territoire ya Ruchuru na position moko
ngo ariko ikiba hababesheje ntabwo ari ukurwana ngo ahubwo bari muri pozisiyo itari iya offensive, ntabwo barimo barwana. Inkuru murimo kumva yuko bariho barwana bagenzi babo muri Congo mu ikinyoma, ngo ahubwo bo bashyigikiye umukuru w'igihugu Tshisekedi. Icyo bategereje gusa, bategereje ko amasezerano basinye muri Kenya yitiriwe ndetse uriya mutwe wabo Mars 23 ariyo M23 ngo kwazashyirwa mu bikorwa. Ibyo murimo kumva rero ngo bariho bararwana na bagenzi babo, ngo ibyo byose ni ibinyoma, ngo nibyo koko turahari ariko ntabwo turimo kurwana, ngo niyo communication twebwe nka M23 turimo duha abadukurikiye. Ikintu dushobora kwemeranya aho ngaho ni politike. Urumva havuze ko nta n'imirwano bakora na gatoya, ngo position yabo ni inoffensive, ariko ababikurikiraniye hafi baravuga ko koko kurasana kwarahabaye. Yenda kumenya ngo abateye abandi ibyo byaba ari jewe ntari muri position kwivuga, kuko ntabwo ndi buze kunyuranya n'amatangazo arimo asohoka. Icyo gusa tuzi ni uko iyo mirwano ejo yarahabaye, kandi yari imirwano ikomeye yaguyemo n'abo basirikare bo muri Congo. Ibyo ntabwo babihakana, kandi na ba nyir'ubwite bavuga ko bahari, bafite presence muri Rucuro, noneho bakanemeza ko bashyigikiye amasezerano, ko umuperezida wa Tshisekedi, perezida Tshisekedi, ngo kandi bategereje ishyirwaho ry'amasezerano yasinyiwe i Nairobi muri Kenya ya 2013, bumva rero bayasinyiye, cyangwa se 2012 M23 Mars nako kwezi kwa gatatu 2023. Ayo masezerano rero umwaka mumbabarire nshobora kuba nibeshya, ariko ni hagati y'iyo myaka ibiri niyo ngo bategereje ko yashyirwa mu bikorwa ngo bashyigikiye umukuru w'igihugu. Ibindi bisigaye rero tuzakomeza kubakurikiranira, ariko hari ibintu bimwe mukwiriye kumenya bishobora kuva muri iyi mitwe iri muri kiriya gice cya Rucuro. M23 ni umutwe umwe mu mitwe myinshi iri muri kariya karere. Mu minsi yashize nahangaha nabivugiye kuri radio mbabwira yuko hariho indi organisation yavutse, nayo ivukira muri territoire muri Rucuro muri Nord Kivu, nayo ivuga ko iharanira uburenganzira bwabo nk'abanyekongo. Bavuga ko ari revolution, ntabwo ndi ubisubiremo kuko icyo ni mu kiganiro gishobora kuba kimaze nk'ukwezi n'igice, ariko noneho hari n'ibindi mperutse kubabwira bijyanye na NDC Renove, nayo yavuze ko yashwanyagurutsemo kabiri ikavamo imitwe ibiri nyine itandukanye, ariko bagasimbura uriya uriya Mayimayi witwa Guido, wari warayogoje ibintu ndetse urimo ushakishwa n'inkiko muri Congo. Bimwe twababwiye ko bishobora kuba ari imitwe ya Kigali yibyihishe inyuma, ariko tuzakomeza kubikurikirana turebe ko byifashe, cyane cyane ko ingabo z'u Rwanda zagiye muri Congo ubushize zahahuriye n'akaga kenshi cyane, ku buryo gusubirayo kwazo bizaba ari yenda ubwiyahuzi, cyangwa se bakagenda biteguye neza. Igidashidikanywaho ni uko ni Kigali naho barimo bikurite aremeza ko biriya byabaye ejo bahise bavuga ko barimo kubikurikiranira hafi, bashaka kumenya yaba ari reaction yaba se nuko byifashe kuri tere, cyane cyane icyo abaturage bavuga ndetse n'ubutegetsi bw'ibanze icyo burimo kuvuga. Ibyo rero ni nta bindi nuko bazi ko ibibaye muri kariya gace haba muri Nord iriya hafi ya za Rucuro, babazi neza ko bifite implication ku Rwanda ku mpamvu zimwe cyangwa izindi. Mwibuke yuko biri ari ibice bibarizwamo na FDLR, ikaba bibarizwamo na za Mayimayi zitandukanye, zimwe RDF yagiye iha amafaranga menshi cyane,
ndetse mu minsi yashize bakaba bari bafite noneho n'ubufasha bwaturukaga kwa General Gahizi, aho special forces zambukaga zikagerayo zikiyambika imyenda ya Kongo hanyuma zigakora za operation zitemewe muri kiriya gihugu. Amakuru utarashobora gukurikira kandi nako kukonfirma ariko tugikurikiranira hafi nuko General Gahizi ashobora kuba azajyanwa ikisangani mu minsi ya vuba. Ibyo bikaba bikurikiranye n'ihindagurika ry'abasirikare ryabaye rikozwe na Tshisekedi ejo bundi, aho yahamagaye inama y'abasirikare bakuru, hanyuma akaza nyuma yaho iyo nama agatanga amagrade promotion y'abasirikare, yarangiza kandi akabaha imirimo mishya. Ari nabwo mu basirikari yenda abo dukeneye kumenya cyane ni abasirikari babiri. Umwe ni General Masunzu wagizwe Lieutenant General akavanwa ku mwanya yari afite wo kuba ku kigo cya gisirikare, ahubwo agahabwa akazi ko kujya gukurira iyo bita zone de defense nimero ya 2 ari mu bice bya za Katanga, ndetse avanywe muri kiriya gice yakoreragamo, yarakuriye ishuri rya gisirikare muri Kasai. Ni ibintu rero byateye abantu benshi bakurikiranira amakuru ya Kongo kwibaza cyane cyane ko General Masunzu ajya kuvanwa mu bice bya Sud, yagiye bavuga ko ari ku busabe bwa Kagame utarashakaga ko aba hafi, ko bimwe mu byamusabaga Kabila kugira ngo Kagame ave muri Kongo, yashakaga ko Masunzu yegezwa kure akajyanwa hirya ya Nord na Sud Kivu. Kabila rero aza kubyubahiriza, anamuha noneho n'akazi kadashingiye kuri operation ahubwo kurira ishuri rya gisirikare. Amaze igihe kinini atari opérationnel, kandi mu bundi buryo bavugaga ko Masunzu ubundi ibintu yakoraga byinshi byari bishingiye ku mirwano na za operation. Ubu rero aho Kabila nako Tshisekedi ya nyuma y'iyo nama, urumva n'umuntu wari waricajwe, yari nko ku gatebe cyangwa se afite imirimo itari influential muri Kongo, ubu akaba yahawe imirimo ikomeye cyane. Zone de defense, urumva igihugu nka Kongo gifite zone de defense enye gusa, zone zigera kuri enye, iya kabiri rero niyo afite, ariko ubona ko nawe kiriya gice ni nacyo Kabila nawe ubwe afitemo, naho hafite influence mu gice bya za Katanga. None ahashize umuntu bavuga ko atigeze agirana umubano mwiza cyangwa se umubano wa hafi na Perezida Kabila. Ibyo baba bitegura yenda nibo baba bizi, ariko izo appointment zirasa n'izica amarenga. Ikindi cya kabiri ni appointment y'uriya mu general witwa Yave waje muri zone de defense nimero ya 3, iyo kaba irimo Nord Kivu na Sud Kivu, n'ibindi bice byose bya hafi donc za Kisangani, ndetse headquarters zayo zikaba ziri Kisangani. Ibyo rero headquarters zayo nazo bazita etat major, ni nk'uko ubwo na Masunzu nawe ashobora kwitwa ko ari chef wa etat major ya zone de defense nimero 2, n'uwo Yave akazaba ari wa zone de defense nimero 3, ariko ikaba nayo ari zone de defense iteye nyine tugomba gukurikirana hafi, kuko uriya mu general nawe avuga ko ari umwe mu bantu batizerwaga na Kabila cyane, ahubwo akaba yazamuwe mu ntera nawe akagirwa Lieutenant General na Tshisekedi, ariko kuza kureba muri Nord na Sud hakunze kubera ama operation ndetse na za Ituri ndibaza ari uhareba, kandi mu by'ukuri na hariya muri biriya bice nabyo bivugwa ko Kabila nawe ahafite influence zitari inkeya. Ariko murabyumva, mwongere nda mutabyumva ko zone de defense ntabwo ari we ushinzwe operation zo kuri tere, keretse ko hashobora kuzakurikiraho gushyiraho n'abandi bakomanda babo bita ba region militaire. Urumva iyo ni zone de defense, ni ikintu kinini kizaba gikubiyemo ayo ma region militaire, nk'uko harimo 33 na 34 za Kivu ndetse y'amajyepfo n'iya Nord. Izo rero nako Gahizi akaba yari adjoint ushinzwe operation y'imwe muri izo ngizo, ndumva ari ya 33
ya Goma cyangwa 34 mbarire ntabwo ndiho mbyibuka neza, akaba rero bavuga ko ashobora kuhavanwa niba atarahavanwa. Ibyo byose bikaba byagaragaza cyangwa byatera impungenge na guverinoma ya Kigali, kuko operation bakoreraga hariya baba baciwe amaguru, nabyita amaguru cyangwa se ibindi, ariko bizaba ari blow kuri leta ya Kigali na RDF. Reka rero mbabwire bakunzi baraditeme, ibi bintu ntabwo ari ibintu birangira uyu munsi, bizagaruka kandi tuzabigarukaho, ndabizi neza ko tuzabigarukaho. Ibyo bintu ntabwo byaba byitwaye gutyo. Usanze Kagame ibintu byose yari yaragerageje kubaka ashingiyeho yinjira uko ashatse, baramutse bamuciye amaguru cyangwa se bamuciye sinzi uko nabyita muri ubwo buryo, ndabizi neza ko nawe koko ariyo mpamvu arimo akurikirana ibiriho bibera hariya, abikurikiranira hafi. Uretse ko inyungu zo muri Kongo atari wenyine zifite, haracyari za ngabo za FIB cyangwa se force d'intervention, iriya brigade irimo Malawi n'Abatanzania n'Abasud-Africains n'ubu iracyari, ndetse baracyabikurikiranira hafi kuko icyabajyanye nticyarangiye. Muri Sud Kivu rero ho uyu munsi hakaba hatangiye nabo hari indi mirwano yabaye, ntabwo ari iya makanika. Amakuru ntashobora gukonfirma ngo mvuge ngo umutwe witwa gute, ariko n'abantu ngo bagiye bafata n'ibirombe, banavuga ko umugambi wabo ari ugukomeza kujya za Kinshasa. Ibyo rero nk'uko nababwiye, haracyarimo ikibazo cya conflit hagati ya FCC cyangwa se FCC, ni Front Commun pour iryo jambo sinibuka neza irya nyuma, n'amashyaka agize majorite muri guverinoma ya Tshisekedi, kubera amasezerano bagize n'ibintu bateguye mbere ko Kabila ava ku butegetsi. Yabanje kwihuza n'amashyaka afite bumvikana, bakora guverinoma ya majorite, ndetse iyo FCC akaba ari igivamo Ministre wa Defense, ikavamo Ministre wa Justice ndetse na Premier Ministre, ariko hakongeraho no kuba aribo baba ari majorite muri Parlement no muri Sena, ku buryo imitegekere commandement cyangwa se power ya Tshisekedi iri limite ku buryo bushoboka. Ariko kubera ko ari perezida, buriya ntabwo hajya baba perezida babiri mu gihugu. Ni nayo mpamvu ubona na Kagame nawe yaraniwe kuva ku butegetsi, ibyo babeshya ngo yashyiraho Jeannette cyangwa agashyiraho undi, nta perezida babiri ba mu gihugu. N'igihe yarafite power zitafite aho zigarukiye, ariko Bizimungu ariwe witwa perezida, yabonye ko bifite icyo bimubangamiyeho. Ni nayo mpamvu rero n'uyu munsi Tshisekedi akomeje kuexercer power ye nk'umuperezida, kubera yuko yahinduye abasirikare, ashobora kuzahindura n'ibindi. Banza na Ministre wa Justice harimo conflit, bagenda bakora nomination, reka yenda ne kujya kwa Justice kuko icyo kibazo cyo ntabwo nagikurikiye neza, kandi nacyo cyaje mu byumweru nka 3 bishize. Ubu noneho hari imyigaragambyo muherutse kubona yakozwe n'abantu bashyigikiye DPS, igihe Parlement nk'uko namaze kubabwira yiganjemo FCC ikaba ari PPRD n'andi mashyaka bumvikana. Ni nk'uko bavuga ngo FPR n'andi mashyaka nka PL na PSD na PL na PSD na FPR na PS, bariya batorana buri gihe, ndumva ari nabo banakoze Parlement yose. Ariko baza iyo FCC rero iza gutora uwitwa Ronsard Malonda, nk'uko nabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize cyangwa ibiganiro byacu bishize, kugira ngo abe ari ukurira Seni. Nizere ko ntari bumba boring, kuko iyi ni topic iri interesa cyane cyane, yenda mu minsi iri imbere, kugira ngo mujye mumenya naho ayo matiku aba yaturutse, cyangwa se n'izo rezilita zo gutuma n'izi mpinduka zose zishoboka, n'izo conflict hagati ya Kabila na Kabila ndetse na Tshisekedi. Nubwo zitagaragara nka conflict, ariko biragaragara ko ari conflict. Batora rero Ronsard Malonda yemezwa ku bwiganze bw'amajwi nk'uko bikwiriye, nibo bafite bakontorora majorite, nubwo harimo bake cyane basa naho batangiye kuhengamira kwa Tshisekedi, kuko Tshisekedi
urabona n'ubu barigaragambya akabareka bakanamagana ababagirira nabi, yewe wishe umwe mu bigaragambyaga mu minsi yashize bamuciriye baramukatiye ejo bundi, baha ubwo burenganzira bwo kwigaragambya. turaza no kugaruka ku myigaragambyo yabaye uyu munsi. Iyo myigaragambyo rero y'ubushize mwabonye yari irimo ba Martin Fayulu uriya watsinzwe, na kinnye audio ya uriya Mukatange, izina rye ko ritangiye kugenda, uriya Mukatange ufite umupira w'amaguru wa Vita nako yes Vita Club, yari yaje rero nawe kwigaragambya, yasabye abanyakatanga nabo kwigaragambya, ariko icyo bamaganaga ni Moise Katumbi. icyo bamaganaga ni nomination ya Ronsard Malonda. Ronsard Malonda akaba ari umuntu yarakuriye seni, baramagana cyane, bavuga ko badakwiriye kongera kumuha ako kazi kuko amatora yajemo uburiganya n'ubujura. ba Martin, ba Jean Pierre Bemba baragaragaraga, nubwo Martin Fayulu wenda atagaragaraga cyane nka Jean Pierre Bemba ari Kinshasa, amamodoka hejuru, bakora marche, ari nabwo Tshisekedi yavuze ati ndaringinze ntimugire akavuyo, impungenge zanyu mufite ndazizi n'uburakari mufite ndazumva, ariko ntimukore akavuyo. Muri iyo minsi yahise ahindura ingabo, ariko yagombaga gusinya nk'uko biteganyijwe kwemwemeza cyangwa se agakora iyo bita droit de veto, akavuga ko atamwemeye nka perezida. Icyabaye nuko batigeze bamwemera. Amakuru mfite nuko babishubije inyuma, bakanavuga ahubwo ko Kiliziya Gatolika nayo ubwayo ishobora kuba nayo yabyinjiyemo, ndetse na leta yaranabitabaje, ariko ntabwo Malonda kugeza uyu munsi yaremezwa. Reka nifuza kugeza uyu munsi, kugeza ejo aho mperukira amakuru, aremezwa nk'umukuru wa seni. Ibyo rero nayo n'indi confrontation ishobora kubaho hagati y'ayo mashyaka yombi, bishobora kuba byazana ikibazo, bizaturuka koko na influence ari Kabila afite, kandi benshi bakavuga ko yakuriye muri kiriya gisirikare yarazifite. Byinshi rero tuzakomeza kubakurikiranira turebe aho bigana. Izo ngabo rero zatangiye muri side zirakurikira imyigaragambyo, ntaho yenda connection sinzi ko hari ahiri, ariko hari imyigaragambyo yabaye uyu munsi yari irimo na Lambert Mende wahoze ari umuvugizi wa guverinoma ya Kabila, bavuga ko bashaka kubwira Tshisekedi ko batishimye. Iyo niyo myigaragambyo uyu munsi, mu ijambo rimwe niko bavuze muri za interview batanze, ko baratanga message, marche yabo irashaka kuvuga ko batishimye. Nk'uko mwabibonye cyangwa niba mutabibonye, umubare w'abigaragambye Kinshasa wari muke cyane, wari muke ugereranyije n'uwabaye UDPS bigaragambije bamagana iriya nomination ya Ronsard Malonda. Ibi rero bakunzi baraditeme, muzabigezwaho ido nido mu minsi iri imbere, ni bikomeje, kandi nk'uko mwabiketse neza nzabibakurikiranira hafi cyane, kandi biragenda bizana utundi dushya umunsi uko bwije uko bukeye. Ubu noneho hakaba hajemo ibyo by'izo ntambara ziyongera ku zari zihari deja. Reka turebe rero niba ari amahoro birabe ibyuya, ariko tuzakomeza kubikurikirana hafi, ndetse n'imyitwarire ya Kigali kuri iki kibazo. Nababwiye mu kanya yuko hari umukoloneli witwa Zuba Kamire ushobora gupfa. Ntabwo iyi nkuru ndibuze kuyitindaho kubera yuko nta kindi tubifite uretse ko abantu bavuga tumutabarize ngo ashobora kwicwa. Agomba kwitonda rero n'abamugemurira babimenye, ubwo nawe bashobora kuba batazemera ko bamugemurira, kandi ngo niko bavuze ko aho kato bashyize muri Robert Nyamvumba akakamukuramo, ngo we niwe ugomba kumusimbura, noneho yumve uko bimeze. Rero akaba bategetse ko atagomba gusurwa, bakayitwaza covid, ariko ngo akaba abayeho nabi, ndetse ashobora no kugirirwa nabi mu minsi ya vuba niba tutamutabarije cyangwa n'abantu bose batamutabarije. Ni Zuba Kamire wa RSS
ubwo ni abarinda gereza wagerageje gukora niba ari nabyita ikimenyane hagati ye na Robert Nyamvumba ngo akareka umugore we akazajya asura umugabo we bakamugemurira, bavuga ko ibyo byari binyuranyije n'amabwiriza ya covid kuri gereza, ndetse abandi bakavuga ko byabaye rimwe gusa bitakabaye byitwa nk'aho ari ingeso yari ihari. Ariko nyine icyo twavugiye inkuru nta kindi si uko afunzwe gusa, ahubwo nuko ngo bashaka kumuhitana. Inkuru yacu rero yindi ni y'igitabo cya Ambasaderi Eugene Gasana. Reka cyo nta n'ikintu nakibabwiraho uretse gutegereza tukumva ibizaba bikubiyemo ndetse n'igihe gishobora gusohokera. Ibyo tuzabikurikirana hafi turebe niba koko iki gitabo kiri mu nzira zo gusohoka mu minsi ya vuba. Bakunzi ba radiyo Iteme, ndagira ngo ngaruke kuri umwuzukuru wa Kagame. Ibi ntabwo byakabaye ari politiki, ariko twagize ikibazo Kagame ubwe yateje ubwo yatwitingaga avuga ko umunezero we ashaka kuwusangira n'abandi, akabikubita kuri Twitter abantu bose bakabibona. Jewe rero mumbabarire ntabwo ndi bugire politiki, ariko ndashaka ko niba ari inama namugira ayumve, cyangwa se n'abandi bumva uburakari bwanjye cyangwa se icyo ntandukaniraho n'iyo myitwarire cyangwa se n'iyo myumvire ya Kagame, ni uburyo yumvise ko ashobora kugaragaza ibyishimo bye muri public nk'umuntu mu by'ukuri usanzwe. Yakwiriye, jewe ndavuga ko yari akwiriye kujya mu rugo iwe agahamagara abantu birirwa bafatanya gukindagura abantu, bagasangira za champagne bakabyina. Ibyo ntabwo ari cyo kibazo, ikibazo ntabwo ari uko atakwiriye kwishima. Yes, arakwiriye kwishima. Yes, n'abanyarwanda yenda bavuga bati Ange yababyariye umwana, nawe n'umwana w'umunyarwanda kimwe n'abandi bose. Ariko mu by'ukuri nkurikije imyitwarire ya Kagame n'abantu bose amaze guhemukira, n'abantu bose bifuzaga amahirwe nk'ayo yagize, yayabujije. Atari kuvuga ngo ni Imana, yishwe n'impanuka se, yishwe na malariya, yishwe n'indwara zidasanzwe, yishwe na covid n'ibindi. Abantu mwashyizeho amaboko. Ntabwo ndi bujye kurondora ngo mvuge imibare y'abantu batabarika abaguye hirya no hino mu bintu byitiriwe intambara cyangwa se umutekano w'igihugu. Ntabwo nabavamo, ni benshi cyane. Sindi bujye kumvuga umwe, ariko mwebwe murabizi. Ariko ndashaka kugira ngo n'igihe ugiye gupostinga ibintu nk'ibi ngibi ujye utekereza, uvuga uti ese nk'ubu ko uvuga ko ngo udashobora kwiherana umunezero wawe wenyine. Nigeze kuvuga ibintu nk'ibi ngibi igihe Kagame yajyaga gushyingura nyina, agafunga umuhanda wa Gitarama Kigali, abantu bose ntibanyeganye, ariko abandi badashobora no kwemera no gushyingura abantu babo batanamenye n'aho babatsinze, bagenda bakajugunya muri Rwero n'ahandi. Birababaje kubona ibintu nk'ibi ngibi ari ugushyingura umuntu cyangwa nk'umubyeyi wa Kagame cyangwa se umwana wavutse, tubibonamo politiki. Ariko nta kundi byagenda. U Rwanda ntabwo rumeze nk'ibindi bihugu. Biragoye cyane kuko utabona icyo uvuga ku bintu nk'ibi ngibi. Yenda hari ni byiza ko tubivuga kugira ngo niba atarabitekereje muri ubu buryo nawe azabyibuke. None se iyo agiye gucelebratinga, reka turi abantu bakeya yagiye yica, abo bose bagiye babuzwa ayo mahirwe, nawe yumva yagize akumva ko ari ikintu kinejeje ashobora gupostinga, abantu bagakanda likes, abandi bagatwitinga no kuri tweeting. Ufate reka mpere kuri Karegeya. None se we ntafite abana, ntabwo yifuza ko yagira abuzukuru.
hari umunyamakuru Rugamba, hari bitwa wiwe bapfukurira Tonesti w'ejo bundi hariya Gitarama nako Kwamagana. Reka mfate Aime Ntabana twitagaga Igihanga, Bamakone ni Gustave, Ingabire Charles, Lieutenant Pina Akayitare, Kayitesi Beatrice, Munyeshuri Emerita. Abo bose ntabwo bari bafite, ntibashaka kureba ayo mahirwe yo kugira abuzukuru cyangwa se no kugira ngo nabo bazashingire nabo barebe ibyo byiza wumva ugomba kwishimira ugasangira n'abandi. Nabo bafite abavandimwe, bafite inshuti bumvaga babisangira nabo. Hari Deni Ntare Semadwinga, hari Kajangwe Calixte, hari Bihoza Kabera Sieri, Shabani Rutayisire, Rwabukamba wari umuturanyi mwavugaga ngo yirashe amasasa yiyahura. Hari Mucyo, hari ba Aloysie Nyumba, hari ba Nkubito, hari ba Ngoga. Nkubito ubwo ndashaka kuvuga Ministre wa Justice intambara ikirangira. Hari Colonel Ngoga. Kizito we ntiyashakaga kugira ngo azagire umwana n'umwuzukuru. Rwigara Sinapol, Barwisereka, Sendashonga, Bakiza, Baruzindana, Gasakure ndetse n'abamunyengango bose. Abo bose ntabwo bashakaga kureba abuzukuru n'abana babo bakabareza. Ntabwo mvuga ko Kagame udakwiriye kwishima, ariko jya mwibanga. Ibintu ukora ntabwo ugomba kujya hari uvuge ngo nejejwe nuko nagize ubuzima, kandi uri gutwara ubuzima. Nejejwe nuko mu rugo rwanjye haje ubundi buzima. Wiri gutwara ubuzima bw'abanyarwanda buri munsi ariko c'est pas possible. Ntabwo bikwiriye ko ukwiriye kunezerwa we, ariko ntabwo ukwiriye kubivuga ku karubanda. Abanyarwanda nabo bakaritwitinga, abandi bagatwitinga. Abo bantu bose basekuru babo bakabaye basekuru babo batarigeze banezezwa, batarigeze bagira n'amahirwe yo kubashyingura. Ibyo ngibyo muvuga cyangwa ukora n'ibiki uretse kwirengagiza. Ubwo ubwo navugaga kuri iyi nkuru ya Colonel Zuba Camille, hari umuntu twashoboye kuganira uri mu Rwanda, ariko kubera impamvu y'umutekano nzakomeza kuvuga nkoresheje amazina cyangwa se amakode, ariko ni umusirikare. Nkoresha yenda reka njye mvuga gusa ko ari Serge Kanaka, amazina ubwo tuzayashaka. Yarimo avuga ko biriya byose byaba Nyamvumba, mubaza nyine ibya Colonel Zuba Camille, aravuga ati ntubitindeho cyane kubera abantu bose ibi byaje babibona. Abantu nibaramuka badafashe iya mbere ngo bahagire aho bagira aho bahagararikira ibi bintu, ntawe uzasigara, abantu bose bazapfa bashire. Ndaza kugerageza kubasangiza iyo audio ahangaha muri studio mu kanya katarambiranye, ariko mbere yuko nyibasangiza ndashaka kubanza kuvuga ku yindi nkuru nayo ibabaje, tari y'urupfu ariko nayo ni nko gupfa. Ni urubyiruko ngo guhera mu kwa 9 rufite imyaka hagati ya 18 na 35 ruzajya guhurira muri za ntore za Torero ry'Abamporiki, ngo bagende bigishwe ngo niba ari iki babise irindi zina bitari, niba ari Inkera Bigwi babise ayandi mazina. Ayo mazina ntacyo ambwiye, nta nicyo anavuze, nta nicyo kwiye no kutubwira twese. Ngo ni ukugira ngo bazajye kwigishwa guhangana na COVID. Reka nze mbabwire ibyo barimo kuvuga
muri uyu mushinga ugiye gukorera iyozabwonko abanyarwanda. Mbabarire mbavangire gatoya, hari umuntu unyandikiye ambwira ati bavuze ku bya Kongo, ariko hari inkuru y'uko abavoka Kamere yari yashatse abavoka b'Abafaransa ngo aribo bazamukorera ubujurire bwe, ariko ngo Kongo yabimye visa. Reka rero mbabwire iriya nkuru yo nayo ubwo niciyemo, arakoze umuntu uduhaye ayo makuru, ngo urubyiruko rwashyiriyeho uburyo bushya bwo kwitangira u Rwanda ku rugerero. Uko nababwiye ngo mu kwa 9 bazajya kubahuriza muri iryo torero, ngo barashaka gutera indi ntambwe ngo guhuza abarangije kaminuza n'amashuri makuru, ngo nabitwaga ngo intagamburuzwa, ngo n'inkomezabigwi, ngo bose rero ngo bakabashyira hamwe, ngo bakazajya kubigisha uburyo bwo guhangana na COVID. Ukuntu u Rwanda ari intama, ubwo babazaga uwitwa ngo ni umukuru w'ishuri rya Polytechnique, ngo yitwa Habiyambere Defonse, ngo yavuze ngo yashimye urugero rw'indahangarwa, ngo avuga ko ngo hari byinshi ngo bazabafasha, ngo kuko ngo abanyeshuri ngo bazaviho bajya ku ishuri, ngo ariko kugira ngo nibagera ku ishuri badakomeza kwandura bazabibafashwamo n'intore zo ku rugerero. Urumva deja nta n'ijambo ririmo ahangaha abavuzi, ngo bari bakeneye izindi mbaraga nyinshi cyane, ngo mu gihe abarimu bari mu ishuri bigisha batazi ngo ibibera hanze, urwo rubyiruko rukaza rubafasha ngo ibijyanye no kurwanya COVID. Ntabwo ari ukuvuga ko kwigisha kurwanya COVID ari bibi, ariko niba mutekerezaho kubanza ukabajyana igabiro. COVID se hari ami yo kuyirwanya ibaho? Uko mubitekereza, nta ami yo kurwanya COVID ihari, ntabwo irasisha amasasu, ntabwo ari formation irenze isuku. Kandi burumva aho bazaba bagiye ku ishuri ku bantu basobanukiwe, abantu bize, ntabwo bariho bavuga ngo bagiye kubigisha ngo barigisha abandi banyeshuri bagenzi babo, nibo ubwabo bavuyeyo, kandi baravuga ko ni ugufasha, ntabwo ari ukwifasha. Ibintu by'amanyanga gusa. Ntabwo iyi nkuru nayidetaya, ibwaye ikeneye ikiganiro cyayo, ariko ni ukwereka indoctrination aho igeze, uburyo abanyarwanda bazagera nk'ariya bagafatwa, bagera bakavuga ati mwese abari ahangaha ntawe usubira inyuma. Nababwiye ko bagiye gusenya inkambi z'impunzi, abantu bakavuga ngo ni propaganda, nabyo kandi ni mu kwa 9. Mumutangire mumenye kwigira, urubyiruko bazarutwara, uko niko kwigira kwabo. Abandi bati no kwitangira igihugu. Ngiyo indoctrination ahigeze. Soza rero ndagira ngo mbasangize iyi nkuru cyangwa se iyi audio ya uyu mukoresponda wacu mu bijyo bya gisirikare uri i Kigali mu Rwanda, watwoherereje iyi reaction avuga ku myitwarire igaragara haba muri abasirikare, haba muri abitwa ko ari abayobozi bakomeye bemeye kuba ingamiya, none bakaba bagendwaho, bemeye kuba wigize agatebo ayora ivu. Ariko yavuze ati ibi ngibi byaje tubibona, reka twumve muri iyo audio yari prive, ariko namubwiye ko nshobora kwisangiza abagenzi banjye, ndetse aravuga ko nta kibazo. Ubwo ndavuga abagenzi banjye, ndashaka kuvuga abadukurikira ku murongo wa YouTube ndetse no kuri radio Iteme, haba kuri Blog Talk ndetse no kuri za podcast. Jipe nibyo biriya bibazo biri hariya, ni ibibazo aho urebye ababirimo, urebye nibo mbese ntacyo bafite bakora, kuko umwanya Imana yabahaye wo kugira ngo bamenye ikibi n'ikiza ntibigeze bawuha agaciro. Ubu rero nibwo batangiye gusa nk'abibuka, kandi amazi yararenze inkombe. Babonye igihe kinini cyane cyo kugira ngo
babashe gutunganya igihugu Imana yari yabahaye, bashaka kugihindura icyabo, ariko babikorana ubuswa, babishyira ku muntu, bakorera umuntu aho gukorera abanyarwanda, bakorera umuntu. Ni ukuvuga rero ibiri kuba n'ibizaba byose ni ibintu abantu batangiye kubona nabo ubwabo, usibye ubujiji no gushaka kugira ngo babeho neza, ariko bene wabo babeho nabi. Akebo bagereyemo abanyarwanda, ubu nibo noneho kari kugarukira. Bavuga ngo akibo kagiwa mugarura. Ibi rero nibyo turi kubona kuri uyu munota, kandi hari n'ibindi tuzabona birenze ibingibi mu minsi iri imbere, kuko ari ukuvuga ngo abarwaniye kiriya gihugu bakakigira uko kimeze kuriya, bambuwe ijambo rifitwe n'umwanzi w'abanyarwanda n'u Rwanda. N'abasigaye bamenye ko ni ibirungo bakibakorera, ariko ntibazatinda kubona ko bibeshye. Barahemutse, baragambanye, bibagiwe abo baruhanye. Ubu kuri uyu munsi ntibafite n'uwo kubagirira impuhwe n'imbabazi, kuko abakazibagiriye aho babashyize nibo bahazi. Nibashikame rero nabo bumve ububabare, bifurije abanyarwanda ko nabo igihe cyabo cyabagereyeho, abazi ubwenge bava ibuzimu bajya ibuntu. rero niho dusoreje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba. Mwe nanjye Jean Paul, kandi nkomeza kubakangurira ibiganiro byacu buri wa kane, wa kabiri, ndetse na tuganire buri wa gatandatu. Nubwo ntafite gahunda y'ikiganiro tuganire cyo kuri wa gatandatu, tuzabibagezaho igihe cyose nzabagezaho igihe cyose tuzaba tumaze kumenya gahunda y'icyo kiganiro cyo kuwa gatandatu. ndagira ngo mbasezereho rero muri uyu mwanya. Benshi turi kuri uyu mugabane murare aharyana, abandi mugire ibihe byiza, nawe utaha. dore intego nimwe dukorere rimwe, dore inzira nimwe tugendere hamwe, dufatane urunana dutizanye intege. abagiye inama Imana irabasanga, dufatane urunana bizaba umurage, abacuruza amoko bayaburira isoko. Abato mu muco karande tubegere hamwe, abashaka intambara barindira ubusa. urunana
wandika amateka